ndabakunda sinzi uko nabibabwira bana banjye simwe mwantoye nijye wabatoye nzongera kwishima bimwe mu binteye nzongera kwishima bimwe mu binteye nabatoye mbishaka nabagishije inama bana banjye sizagira amahoro nimumfasha kuyicungura murarangwe no gusenga Imana ifasha uyikunda yo murarangwe no gusenga Imana ifasha uyikunda. Kristo Yezu akuzwe bavandimwe, ndabaramukije muri iki gitondo dutangiranye akaririmbo ka Bikira Mariya. Uyu muvandimwe wakaririmbye ni ukuri, usibye ko afite ijwi riryohereye wagira ngo ni Bikira Mariya wagira ngo ni Bikira Mariya koko ukiririmbira, ariko karatanga n'umutuzo, karatanga urukundo, mbese karazamura emosiyo. Impamvu rero nifuje kugatangiza rwose ngiye gutangira audio neza hari umuvandimwe ugashyize muri groupe kubera ko uyu munsi ari kuwa gatanu, abavandimwe tubana muri groupe y'umuryango remezo tuvuga ishapule y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya. Umuvandimwe rero ashyizemo ishapuri yibutsa ko ari kuwa gatanu, ashyiramo n'aka karirimbo, nanjye ndavuga intireka nkatangize kuko gahise kanzamuremo emosiyo. Nuko ubwo rero bavandimwe tubonereho kwibukiranya koko ko uyu munsi ari kuwa gatanu, ko rwose duhamagariwe kuvuga ishapule y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, ko ari kimwe mu mpano zikomeye Bikira Mariya yadusigiye igihe adusura ikibeho. Buri kuwa kabiri rero no kuwa gatanu adusaba kuyivuga, tukayivuga dusabira ibihugu byacu, dusabira twebwe ubwacu, mbese ni ishapule byanze bikunze irimo umugisha ku buryo bw'umwihariko twebwe bo muri kariya karere k'ibiyaga bigari, kuko Bikira Mariya yayituzaniye akayidushishikariza. Ubwo rero aho uri hose muvandimwe, uyu munsi uze gushaka akanya uvuge ishapule y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya. Ndabaramukije rero bavandimwe, nongere mbifurize amahoro ya Kristo aho muri hose no mu bikorwa murimo byose. Niyo waba uryamye urote neza, urote amahoro, urote Imana, urote mbese n'abari mu mirimo rero namwe igende neza. Dukomeze rero bavandimwe, uyu munsi turi ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 11 2020, turi kuwa gatanu, ni Yvonne muganira. Ubwo murabizi uko bisanzwe bigenda, ejo muzaba muri kumwe na mama Christine, nako tuzaba turi kumwe nanjye mba mpari na mama Christine. Hanyuma mu cyumweru gitaha nanone Sœur Odette azagaruka, nuko dukomezanye nanjye, nuko dukomeze twuzuzanye nkuko Nyagasani yabishimye. Uyu munsi rero bavandimwe, nifuzaga mbere yuko twinjira mu isengesho nanone kubibutsa ko tukiri mu kwezi kwa 11, akaba ari ukwezi rero kwa Kiliziya igenera cyangwa iharira abacu bitabye Imana, cyane cyane abari muri purgatori n'abatagatifu bose muri rusange. Ubwo rero duhanga amaso ijuru, duhamagara abatagatifu baze badufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi, tubarebereho batubere urugero rwiza, kandi tunabasabe kudusabira dushobozwe gutera intambwe nk'izo nabo bateye. Hanyuma rero kandi dukomeze dusabira abavandimwe bacu badutanze kuva muri ubu buzima, cyane cyane wenda abakiri muri purgatori, tubasabire kubabarirwa ibyaha bagihongerera muri purgatori, nuko nabo bazajye ahera aho abatagatifu bacu bari, nuko biyongere ku mubare wabo batagatifu, kandi muzi yuko nta gihombo iyo bagezeyo natwe badusabira. Ubwo rero dushishikare dusabire abavandimwe bacu bari muri purgatori.
abavandimwe rero bo muri biriya bihugu byacu, wenda nibura ngewe aho navukiye uyu muco wo kwita ku bacu ntabwo dukunze kuwugira, keretse abo bapagani bakunze kubikora mu buryo bwo guterekera se cyangwa se sinzi andi mazina bakunze gukoresha muri ubwo buryo, ariko abakirisitu muri rusange ibyo bintu ntabwo babyitaho. ngira ngo hari nuko ngewe navukiye mu muryango w'abakirisitu b'abaprotestant, ariko ntabwo nibuka niba hari igihe twigeze twita ku bacu bitabye Imana. ariko nyamara ni ikintu cyiza kandi cy'ingenzi. nigeze kubaho ubuhamya bw'ukuntu hari igihe nigeze kurota mama bikantera ubwoba, kuko ari ubwa mbere byari bimbayeho, kandi n'uburyo bwari bibayemo bwari uburyo bumeze ukuntu. noneho mbiganiriza umupadiri arambwira ati ubwo umubyeyi wawe ashobora kuba ari kugusaba ubufasha bw'amasengesho. icyo gihe rero narabikoze, mara umwaka wose nsengera umubyeyi wanjye, nuko nza kubona ikimenyetso cy'uko yagiye mu ijuru. ubwo rero bavandimwe, twite ku bavandimwe bacu, ababyeyi bacu, inshuti zacu. muri ibi bihe rero nimwita ku banyu, mwibuke kongeraho n'akazina ka Gerard Niyomugabo. Kizito yarabidusabye, yari inshuti ye, yari inkoramutima ye. urumva rero Kizito wenda biramubabaje cyane niba Gerard batari kumwe mu ijuru. ubwo ibintu rero bitatu nifuzaga kubashishikariza gukora muri uku kwezi ni amasengesho. birumvikana amasengesho muri rusange, ariko hari n'ibindi bikorwa bikomeye abantu bakora. icya mbere ni ugusaba misa. ababishoboye mubasha kugera kwa padiri, rwose usaba padiri uti uze kuvugira misa, uzavugire misa ku itariki wenda iyi n'iyi simbizi, uzavugire misa abantu aba nabo, ukamuha lisite y'amazina wifuza yuko asabira misa. noneho biba byiza iyo iyo misa nawe uyigiyemo ntibibi bya padiri gusa, nawe ukayijyamo rwose, tugasabira abo bavandimwe. hanyuma ikindi gikorwa ni ugucana amabuji. niba unyuze kuri shapeli, niba unyuze kuri kiliziya, winyuraho ngo wikomereze wigendere, keretse niba wihuta cyane, aho byakumvikana ntabwo twagorana cyane. ariko ni ukuri, niba ubona ufite akanya, nizeye ko shapeli z'iwacu ziba zifunguye. hano mu Butaliyani ahenshi haba hafunguye, cyane cyane ko Papa Francois rwose akunze kubisaba ati kiliziya muzifungure, muzirangaze, abakristo babone aho basengera, niyo byaba ari ukwinjira akavuga agasengesho gusa. ubwo rero nunyura kuri kiliziya, we kunyuraho ngo wigendere, winjire ucane akabuji, nuko uvuge agasengesho k'uwawe witabye Imana. ibindi bikorwa dushobora gukora ni ugutunganya imva zabo, ze kuborera aho ngaho ngo zimerweho ibyatsi, muzihingire hejuru, mugire gute. kora akantu k'agakorutire, ushyireho uturabyo, ushyireho mbese uhatunganye, kuko aho hantu haba haruhukiye umuntu wawe kandi w'agaciro. niyo haba hari ibyo mutatunganyije, wenda hari icyo yagiye mudatunganyije, ni ukuri wowe ufite inshingano zo kurenga ibyo ngibyo ukita ku mva ye. ubwo rero bavandimwe, ibyo ngibyo nagira ngo tubyibukiranyeho. hari igihe tutabyitaho cyane, nyamara uku kwezi kwa 11 nk'abakirisitu ni ukwezi kiliziya ikunze guharira bene ibyo bikorwa. bavandimwe rero, ndarondogoye cyane mu kutangira, ariko mwarambujije ngo simva nkavuge ko ndondogora. reka tujye mu isengesho, hanyuma dukomeze ku gikorwa nyamukuru cyatuzinduye, aricyo ikiganiro cyacu tumenye tuzirikane mutagatifu Kizito Mihigo. tujye mu isengesho rero. narishyizeho isi isengesho ahubwo ngeri haruguru. ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunda, ohereza roho wawe byose bibe bishya, isi izabone guhinduka. dusabe. Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu, amina. muvandimwe wanjye Yezu Kristo wabambwe ku musaraba, uranzi neza, uzi uko nteye, uzi ibitekerezo byanjye, uzi ibyo nkeneye, ibinshimisha n'ibinkomeretsa umutima. si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima, uzi byose. uyu musaraba unshenguye ibitugu, wowe uzi uburemere bwawo kundusha.
ntabwo nje imbere yawe ngamije kugusaba gukuraho iki kigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kucyifashisha ngo gushaka kw'Imana Data gukorwe munsi kimwe no mu ijuru. Ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe kugahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri, kuko nzi neza ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'umufasha n'umuhamya. Umurimo watangiye muri njye uwukomeze kugera mu ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Amina. Bavandimwe rero, Kizito ahakorera isengesho yaravugaga umurimo yatangiye muri we, ariko nawe hari umurimo Nyagasani yaba yaratangiye muri wowe. Iyo rero uvuga iri sengesho ujye utekereza uwo nguwo, nuko winginge Nyagasani uti Nyagasani, uyu murimo ukomeze kugera ku ndunduro, kuko Nyagasani niwe utanga byose, nta na kimwe twishoboza. Abavandimwe, tugende rero tujye gusoma ubutumwa bw'uyu munsi, twumve icyo butubwira. Ubutumwa bw'uyu munsi rero buragira buti: ku bwanjye inzira y'umwicanyi ushaka guhinduka, gusaba imbabazi no kwiyunga yashoborwa no gukangurwa, gushishikarizwa n'imyumvire myiza y'uwahohotewe. Niba wambabaje, nshobora kutihorera, ariko nkagira imyifatire ikwirukana imbere yanjye, ikadutandukanya ntarinze kuvugana nawe. Muri icyo gihe ntuzigera utinyuka kunsanga, ariko nshobora kandi gufata imyifatire yo kukwakira, nkakureba indoro y'ikaze. Muri icyo gihe ngutera imbaraga, bigatuma nawe ushishikazwa no kwicisha bugufi, maze ugatinyuka kunsanga, nkagutura umutwaro wawe. Dukomeze. Imyitwarire yubaka uwahohotewe ntabwo igomba guhora ishinja uwagize inabi. Imyitwarire myiza kandi yubaka uwahohotewe igizwe no kwereka uwakoze icyaha ko ari umuntu, ko ashobora kurenga ibyaha bye, ko we nk'umuntu afite agaciro karuta ak'intege nke ze. Ntabwo kandi imyifatire myiza yubaka uwahohotewe ari uguhora yumva ko ari uwahohotewe nyine, no guhora asaba ubufasha, uburenganzira n'ubutabera gusa. Ahubwo imyifatire myiza y'uwahohotewe, ya nyir'uguhohoterwa, inagizwe no kumva ko ari we shingiro ry'ubwiyunge nyabwo no gukemura amakimbirane. Bavandimwe beza rero, ubutumwa bw'uyu munsi kimwe n'ubw'ejo burakomeye cyane, burakomeye pe. Mu myumvire burumvikana, ariko mu myifatire burakomeye ku rwego nanjye ubwanjye ndabisoma nkumva mbese ntabwo byoroshye, kuko ahangaha Kizito aratwereka ukuntu iyi ntambwe yateye mu buryo bwa roho ni ndende cyane. Twebwe bizadufata imyaka n'imyaka kugira ngo, ni ukuri bavandimwe, no gusenga cyane kugira ngo tugere kuri uru rwego, kuko ahangaha uwahohotewe agomba gusa n'uwigibagirwa. Wampohoteye, wamputaje, none gusa ntabwo ngomba kwihorera gusa. Ibyo kutihorera ntabwo bihagije. Mutagatifu Kizito aravuga ngo kutihorera ntabwo bihagije. Njyewe numvaga kutihorera bihagije rwose. Mva wambabaje, wangiriye nabi, none Nyagasani akubabarire rwose, ntabwo nihohote. Ubwo numvaga rwose bihagije, nta kindi nari kongeraho. Ariko none aravuga ngo imyitwarire y'uwahohotewe ngo ntabwo ari uguhora. Hano umuntu yanababara yavuga ati si koko aragira ngo no gutaka koko, ngo ntabwo ari uguhora ngo asaba ngo ubutabera. Hano hari aho maze kubisoma, nta nubwo byoroshye kubisubiramo, keretse nimibona nkongera nkabibasomera kugira ngo mubyumve. Ngo imyitwarire myiza y'uwahohotewe igizwe no kwereka uwakoze icyaha ko ari umuntu,
murumva umukoro dufite ukuntu ukomeye. Umuntu yaguhohoteye, yakwiciye umuntu, nta nubwo rega ntabwo ari ukuguhohotera ibi bya hafi, yakwiciye umuntu kandi yamurenganyije. Yagukubise, mbese umuntu yaguhohotewe, wowe ngo ugomba kwibuka ko ari umuntu, nk'aho wavuze uti ni ukuri wampohoteye, ni umugome, uvuga ibyo byose, we yanga uri umuntu. Hanyuma akavuga ngo ngo uwahohotewe ngo agomba kugera ku rwego avuga ati uyu muntu ashobora kurenga ibyaha bye, ubumuntu bwe bushobora kurenga ibyaha bye, ngo ugomba kumwumvisha ko ashobora kurenga ibyaha bye. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Ngo kandi ngo agaciro ke nk'umuntu ngo karenze intege nkeya ze. Ibyo rero ni iby'abatagatifu koko, ntabwo ari ibyacu. Niyo mpamvu tugomba gusenga cyane. Ariko Kizito yaravuze ati ibi bintu ntabwo ari iby'abantu, ntabwo wowe wabyishoboza, jya imbere ya Nyagasani, Nyagasani arabiduha. Ariko rero bavandimwe, Nyagasani ahora atwinginga. Abanyarwanda dufite ibikomere bikomeye cyane tutakwishoboza twenyine. Niyo mpamvu Nyagasani atubwira ati nimuze bana banjye. Ntekereza yuko role ya Kizito nyuma yuko Bikira Mariya dusuye akaduha buriya butumwa ntitubwumve, noneho role ya Kizito nk'intumwa y'Imana, nk'umuhamya we, yaje ivuga iti ubwo mwananiwe kumva umubyeyi Bikira Mariya, noneho nimutere intambwe yo kubabarirana mubona amahoro. Ariko murumva ukuntu Imana idukunda bavandimwe. Imana iraje iratuburiye, nta nubwo ari ukutuburira gusa, yohereje umubyeyi wayo. Iyi ntabwo yohereje umuntu nka Kizito wenda ngo ivuge iti reka nkora uburyo havuka umuhanuzi hariya azajya bambwirira. Oya, Imana Nyagasani yohereje umubyeyi we Bikira Mariya. Ariko ubwo muzi kuza muri iyi si turimo, iyi si turimo ukuntu ari mbi, twebwe ubwacu twirirwa tuvuga ngo Nyagasani, ngo iyi si ni mbi cyane, ngo iyi si iratugoye, ngo iyi si irasa nabi. Turabizi ko ari mbi, nubwo bwose tuba tuyikomeyeho, nubwo tuvuga ngo ni mbi. Nyagasani akubwiye ati ngo uhamagare se wizere mu ijuru, ntekereza ko utamubwira uti yina ndaje Nyagasani, wahita umubwira uti bureze gatoya. Ariko Abanyarwanda turagoye, nako ntabwo ari Abanyarwanda, abantu muri rusange turagoye. N'abazungu nuko bameze, n'Abashinwa, twese nuko tumeze. Abantu muri rusange turagoye, isi tugoye cyane, twirirwa turira. Ariko Nyagasani akubwiye ati ngaho ngwino mwana wanjye, ngo yizire mu ijuru, wamubwira uti buretse. Kubera yuko tuzi ibiri hano, ariko ntabwo tuzi ibiri hakurya. Ariko abatagatifu ubusanzwe, wa mupadiri wanjye niwe ujya umbwira ati ubusanzwe iyo uri mu Mana, uko ugenda usaza, nawe atangiye gusaza, ageze mu myaka ya za 70, uko ugenda usaza niko wumva wihuta. Ubundi abasaza ubona mbese wumva wicaye, mbese wumva nta ngufu zo kwihuta, zo kugenda, zo gukora ufite. Ariko iyo uri mu Mana uba wihuta kuko usiganwa ushaka nyine gusanga Nyagasani Imana yawe. Ubwo rero abatagatifu nabo niko bameze. Ntabwo ntekereza yuko bakeneye cyane kuguma kuri iyi si. Akenshi usanga igihe cyabo iyo kigeze barabyumva. Ejo bundi hari ubuhamya bwatambutse bwa Mutagatifu Karoli Akutisi, aho bavugaga ko ngo yahanuye urupfu rwe amezi 2 mbere yuko yitaba Imana. Ngo aravuze ngo ngewe ngo nzapfa, nyine arabivuga aricyo nyuma y'amezi 2 koko arapfa. Kizito nawe muri iki gitabo tugitangira hari ahantu yagiye yandika ati ngewe ubu niteguye gupfa mu mahoro. Murumva yuko mbese abatagatifu bo nta kibazo. Ariko ubu ngubu ngewe waza ahangaha akambwira, cyakoze nanjye iyo ntambwe Kizito yarayinteje, ntabwo ari kuvuga ko wenda ari ubutagatifu, ariko numva ntagitinya urupfu cyane nk'uko mbere byari bimeze. Ariko bavandimwe, icyo nashakaga kubabwira ni ukuvuga ngo iyi si turiho, tuzi ububi bwayo, tuzi ukuntu igoye, ariko umubyeyi Nyagasani yohereza umubyeyi wayo aza kuri iyi si mbi, iyi si sarya, kandi ahora amwohereza. Buriya yamwohereje Kibeho, yamwohereje mu mwaka umwe n'ahandi hitwa Medjugorje, na n'ubu Bikira Mariya Medjugorje aracyajyayo. Akaza rero Bikira Mariya akaza tuzaniye ubutumwa, yavuye mu ijuru heza cyane. Iyo abantu bajya mu ijuru, babandi bajya bagira ubuhamya bwo gupfa, bakagenda bakagera mu ijuru, ariko Nyagasani akabagarura inyuma. Bavuga yuko ngo isi ngaba ari mbi cyane, ngo ntabwo baba bashaka kugaruka. Hari ubuhamya bw'umumama yitwa Gloria Paul, muzashake igitabo, cyangwa wenda kuri YouTube hariho
hariho n'ubuhamya njye mbere mu gitaliyani ntabwo nzi niba hari ibiri mu zindi ndimi mwakumva, ariko uwo mumama witwa Gloria Paul inkuba yigeze kumukubita. Delphine mama Delphine ujya utuganiriza kuri Kibeho, yigeze kutuganiriza no kuri uyu mumama ari kutuganiriza ku mategeko 10 y'Imana. Uwo mumama rero Gloria Paul inkuba yaramukubise arapfa. Noneho abona Yezu mwereka ukuntu yari umunyabyaha cyane, kandi we yumvaga ngo atunganye, yumvaga rwose yarabikemuye cyane. Yezu mwereka ibintu byinshi yakoze, nuko nyine agira agahinda. Ubwo nyine yari arimo kumwereka ukuntu yagiye yica amategeko 10 ye yose, uko Yezu yaramubajije ati watunganyije ibyo nagusabye, icyo nakoherereje ku isi waragitunga? Ati naragitunganyije Nyagasani. We ati buriya narakunze, ndagukunda, nkunda abavandimwe banjye, ntabwo nibye, ntabwo nasambanye. Nuko Yezu ndamwereka byose, nuko abona byose yarabyishe. Icyo gihe rero mama Delphine yari arimo kutuganiriza ku mategeko 10, atwereka ukuntu natwe tujya tuyica ahereye ku rugero rw'uwo mumama. Icyo nashaka kubabwira rero kuri uwo mumama ni uko nawe igihe cyo kugaruka inyuma cyageze, Yezu aramubwira ati rero ati ngaho genda umbwirira abana yuko amategeko yanjye batayubahiriza, ubasobanurire mbese. Ati umubyeyi ati reka dati ntabwo nsubira hariya hantu. Abo bantu rero ntabwo ari ubuhamya bwe gusa, n'ubundi nagiye numva n'abantu ku bantu baturuka mu bihugu bitandukanye, utavuga wenda ngo baraganiriye ngo babijyaho inama bavuga ngo reka tuvuge yuko isi imeze gutya. Abo bose bavuga yuko ngo iyo ugeze aho ngaho nyine uri kumwe na Yezu akwereka hasi ngo ukabona, mwumve, ngo ukabona ngo hameze mu isi yacu ngo nk'umusarani uri minyo. Abantu wenda bavukiye mu mijyi ntabwo bazi bene iyo misarani ukuntu bimeze ariko twebwe twavukiye mu byaro wenda ya misarane nyine ubasha kurebamo hasi ukabona ye baba we. Namwe rero mwibaza aho hantu Nyagasani aba yohereje umubyeyi we akaza rwose akatuburira ngo twumve se, reka da ntabwo twumva, tukanga kubyumva. Nyagasani akarengaho akavuga ati abana banjye banze kumva, noneho rero reka mbahe umuhanuzi, reka mbahe intumwa yanjye ibambwirire. Ubwo rero twanze kumva ibyo Bikira Mariya yatubwiye Kibeho, turicana turamarana. Noneho turangije Yezu aduha Kizito avuka Kibeho. Arangije araza aratubwira atumva rero dore ngibi turimo turabisoma ngo muntu wahohotewe, ngo ubumwe n'ubwiyunge bavandimwe, twiyunge. Noneho rero ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ibintu tugomba gusaba Yezu rero arimo kubitubwira ahereye kuri Kizito igihe cyose yavuze ibi bintu yongeyeho ko atari ibintu bya muntu, tugomba kubisaba Yezu. Ejo nabahaye ubuhamya bw'ukuntu ngewe nigeze gusaba Yezu, wenda ntabwo ari ibijyanye n'urupfu, wenda ngo mbe nsaba imbabazi z'umuntu niciye, wenda umuntu yavuga ati ibyo ntabwo bikomeye cyane, ariko niho hahandi n'ibintu bijyanye n'umuco, twitoza uwo muco wo gusaba imbabazi no kuzitanga kandi, kuko byombi ntabwo byoroshye. Ejo nabahaye ubuhamya bw'ukuntu Yezu abiguha akagusenderereza rwose. Ejo ahubwo nyine ndi gutanga ubuhamya nabonye hari umuvandimwe wabinkosoyeho, yarambwiye ati ntukarahire, burya si byiza kurahira. Rero muvandimwe ndumva wanteze amatwi ejo n'uyu munsi turaba turi kumwe. Kurahira ntabwo nari nabigambiriye, byaraje nari ndimo kuvuga gutya, ndavuga numva rwose nkeneye kurahira, ndarahira. Ariko mu kubitekerezaho umaze kunkebura kuriya nabitekerejeho pe, noneho nkavuga nti se mbese numvishe ntarahiye ku busa. Icyo ni kibi, kurahira ku busa, hejuru y'ubusa, uri kuvuga ubusa rwose, ukavuga izina ry'Imana ukarivuga gutyo, ibyo ni bibi. Kandi ntabwo narahiye ku kinyoma, donc kurahira hejuru y'ikintu kitari cyo, ibyo nabyo ntabwo ari byo. Kurahira kwanjye rero nubwo wenda umuntu hano yavuga ati ubwo uragira ngo wijustifiye kugira ngo wenda n'ubutaha uzabikore wumve yuko nta kibazo. Oya muvandi, ntabwo ari iyo mpamvu, nta nubwo rwose
urabizi iyo nkeneye iyo mbese iyo numvishe ngomba gukosoka ku kintu ndemera nemera gukosorwa, ariko kuri iki ngiki nakomeje kubitekerezaho nkumva ari ikintu cyari gikenewe kuko ibi bintu turiho ni ibintu bikomeye, ni ibintu bikomeye cyane bavandimwe. None rero kugira ngo mwumve uburemere bwabyo, ntabwo icyo gihe ndimo kurahira, nari ndimo kuvuga inti ndagira ngo mbumvishe uburemere bwabyo, ariko wumve uko ari ibintu biremereye cyane. Wumve ko muvandimwe utanga imbabazi no kuzisaba utazabyiha, ni Yezu uzabiguha. Ejo naguhaye urugero rw'ukuntu Yezu atanga kubasha gutanga imbabazi, agatanga kubasha gusaba imbabazi, kandi akabitanga ku buryo busendereye. Njye nabwiye Yezu nti rwose Nyagasani umbabarire ibintu nsabiye imbabazi mbyibagirwe kuko birandemereye cyane. Ni ukuri ndabyibagirwa bukeye nkumva njyewe rero icyo gihe nta nubwo natekereje nti buse nimbyibagirwa nzibuka ko Yezu hari ikintu yankoreye. Yezu rero yarabikoze. Yezu ni umuhanga, Yezu arakomeye. Yezu yarabikoze, yarangije akora uburyo nibuka yuko hari ikintu namusabye ariko ntakibuka. Ubwo rero biguma aho ngaho finaluma nza kubyibuka, numva ko Yezu ari umugiraneza cyane. Bavandimwe rero twese dushishikare tugane Yezu, tumusabe gushobozwa ibingibi Kizito tubwira, kuko niho hari umukiro wacu, Abanyarwanda, Abarundi, Abanyekongo, abantu bo muri kariya karere k'ibiyaga bigari twumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ubu butumwa ni ubwacu, ngo uwahohotewe cyane cyane niwe Kizito uyu munsi arimo kubwira. Ejo navugaga nti n'uwahohoteye, kuko icyo gihe njyewe nari ndi mu bahohoteye, igihe ntukuriya muvandimwe nubwo ntigeze mubona, ntigeze ngira gute, ariko niba iriya mesaje yaramugezeho, twamwandikiye njyewe n'uwo mugore, ni ukuri twaramuhungabanyije, kandi njyewe nabigizemo uruhare. Ntabwo ari uko nguko rero umuntu yakabaye yitwara, ahubwo wenda urabisengera. Uwahohotewe rero afite Kizito yamugeneye ubutumwa bukomeye cyane uyu munsi. Agomba kumvisha mugenzi we icya mbere cyo ko ari umuntu, icya kabiri ko uwo muntu ibyaha bye ubumuntu bwe burenze ibyaha bye, iyo ugomba kubimwumvisha, ngo ukamureba indoro y'ikaze. Namwe mwumve indoro y'ikaze. Ubundi si indoro y'ikaze ubwo umuntu ayireba, Kizito azabitubwira, tumwiyambaza azabitubwira. Nuko rero ngo amara kumureba indoro y'ikaze, ngo akaza gusanga akagira ubutwari bwo kwicisha bugufi. Kwa kwicisha bugufi ejo twabonye icyo butanga ikintu gikomeye cyane, ngo busenya kwirata no kwiyemera no kujya nuko bukakohereza kwa Yezu Nyirimpuhwe, bukakohereza ku Mana Data wa twese. Murumva rero Kizito arimo kuduhamagarira mfite guhana impano, duhana izo mpano, duha umuvandimwe impano yo kuba yakwicisha bugufi, tumureba indoro y'ikaze, tugira imyitwarire yo kumwereka yuko rwose yaza akadusanga, tukongera tukaganira, mbese nuko ubwiyunge nyabwo bugashoboka. Uyu munsi rero bavandimwe ndarekera ahangaha, ariko nyuma ndabaha n'ubuhamya. Ejo umuvandimwe yangirijeho kuri iki gika, kuko ni igika gikomeye cyane. Hari abavandimwe rero bagifiteho ubuhamya nabo bashatse kugira icyo badusangiza. Umuvandimwe rero Agnes uri kudufasha gushyira igitabo mu Kinyarwanda, nshimira namwe mbasaba kumushimira rwose. Yashatse kugira icyo avuga, icyo adusangiza kuri iki gika tugezeho, kuko nawe yumvisha ari ubuhamya gifiteho. Namwe rero bavandimwe mbonereho kubashishikariza, nimuzajya mwumva ibintu twavuze, n'ukuri hari ikintu bibyukije muri mwebwe, hari ubuhamya bibibukije, cyangwa se hari ikintu Roho Mutagatifu abongereyeho, wenda njyewe ntabonye ntumvise, mujye mukinsangiza mu buryo bwa audio. Ntabwo ari ngombwa ko muvuga amazina mudashaka ko abantu bamenya abo muri bo, ariko mubunsangize, nuko mbusangize n'abandi bavandimwe, gutyo dukomeze dufashanye mu rugendo. Kristo Yezu akuzwe rero. Nyagasana bane natwe, mugire weekend nziza. Ejo tuzatangira weekend, ejo muzamuri kumwe na Mama Christina, kandi Mutagatifu Kizito Mihigo akomeza dusabira ubutitsa. Bikira Mariya Umwamikazi w'ikibeho akomeza dusabira ubutitsa, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nongera gusuje Kristo akuzwe Yvona. Uyu munsi watangiye hahandi nakubwiye yuko iyo ubisomye ugashaka gukora kubimeditaho, amagambo Kizito atangiye kuvuga hano bituruka ukuntu yagiye kureba Blandine,
noneho niho ahera aho ngaho agatanga urufunguzo rw'ukuntu nabyo abyivugira ko ari urufunguzo, agatanga urufunguzo rw'ukuntu umuntu tugomba kubabarira. Hari ubwo byose utese nabigenza gute, ariko arakubwira ati njyewe we yafashe inzira ajya kureba bwa mbere Brandine, noneho rero nyuma y'akaza kubisobanura neza. Ni ikintu gikomeye cyane, njye narahageze numva umutima wanjye wuzuyemo, sinzi ukuntu nabisobanura, ni ibintu ntashobora kuvuga ukuntu nabivuga. Numvise njyewe kugira ngo ngere ku aho hantu ha Kizito yari ageze, ukuntu abidusobanurira, hari inzira ndende igomba gutera kugira ngo mpagere. Numva ko ari ibintu bikomeye cyane, ko kandi ko buri muntu wese ashoboye koko gushakisha urwo rufunguzo rwo kwivanamo urwango, rwo kwivanamo umujinya, rwo kwivanamo uburakari ku muntu waguhemukiye ukoreye ikintu kibi cyane, ko umuntu abitsinze ugatera intambwe ko turiya muntu yaranyiciye, ariko ngiye kumureba kugira ngo mbohoke nawe wabohoke. Ni ikintu gikomeye cyane. Njyewe nk'ubuhamya natanga, ndashaka kuvuga yuko ari abantu nyine muri jenoside bashatse wenda nigeze kubivugaho, ariko hari igihe cyageze ko uwo munsi bagombaga kunyicaho ntiwaba, hari n'undi munsi bampayeho randevu nayo irarata, bose n'Imana, ngewe niko mbivuga. Ariko hari ubwo bambwiye abantu bavuze ngo uriya ngo nimumwihorere ngo tuzamworosa umubyeyi. Ubwo rero ni birebire cyane ukuntu narokotse, ariko umuntu twize nyuma, hari umwe muri bo, bari batatu, umwe muri bo twigeze guhura mu nzira igitaramo, arandeba mbona ko nabonye ko ambonye ndeba cyane, ndavuga nti Mana we, uyu muntu ubu ngubu none yankurikira akajya kubona n'ahantu undi, ntiyakongera guhamagara abantu bakaza kunyica. Ubwo ndasenga, ndatambuka, ndagenda. Biratinda, kera kabaye ngeze muri Kenya, ahantu narindi ahantu ngewe hari umutekano koko, noneho wa muntu aza kwihisha ahantu hari wa mutekano, aza bamubwira, abantu baramubwira bati, igihe barimo bahiga abanyarwanda babasakuma bose babajya kubafungira Arusha, abandi bakabafunga. Ni ubwo rero abantu, umuntu aramubwira ati ahantu ushobora kujya kwihisha, ati hari umuntu w'umudamu wakodesheje inzu ahantu heza cyane, kandi uwo mudamu afite umutekano kubera ahantu akora, nta bantu bashobora kujya gufatayo abantu. Nuko umuntu aza kuhihisha. Njye ntashye nimugoroba mvuye ku kazi, umuntu ndahamusanga, mpamusanze arandeba, abura ahantu ari, abaye nk'umuntu abuze ahantu arigitira pe. Aravuga ati mbese madamu, ati ni wowe? Nibwo se ntabwo ubibona ko ari njyewe? Ati yo, ati se burya igitaramo wahavuye gute? Narahavuye, Imana yarahamvanye, niyo mpamvu ndi hano, nahubwo ntirwaye ikaze. Nuko ubwo nagerwe numva nyine, mpita numva ko burya Imana ifite ukuntu ikora ibintu ikabohora umuntu. Hari n'undi nawe, ubwo nawe bazanye, we yashatse yari mu bantu nabo barimo bashaka kungambanira i Bukavu. Nuko ubwo nawe yaje nawe kwisha aho hantu, nawe ndamuhisha. Nuko noneho nkazirikana ba bantu abangaba ejo nibo bari barimo bashaka kunyica, abandi bavugaga bazanyurusa umubyeyi wabo, none njyewe nanjye baje kugira. Ariko nkumva nkavuga nti ubu ngubu Imana iri kumbwira ngo wowe icyagiye naguhagazeho, none kubera ko naguhagazeho, nawe bahagarareho. Nakoresheje abandi bantu baguhagararaho ntibagira ikintu uba, none natwe nagenje kugukoresha kugira ngo uhagarare ko abantu bo kugira ikintu baba. Ahasigaye numvise mbohotse rwose, ukumva yuko nyine witanze imbabazi, ubona we iyo uzitanze urabohoka, kandi ukabura n'undi nawe akumva atagenda yikanga, ubona ko yikangiye. Abantu bahavuye batikanga, bakajya bahora baza bakihisha, nta kibazo, ntashobora kujya kubagambana ngo ugire ikintu cyo kubagambana. Ariko Kizito Mihigo we ubwe yafashe inzira, ubwo numvaga njye nakoze ikintu gikomeye, ariko we yafashe inzira ubwe, ntawe aba ari ubanza kujya kureba wa wundi. Ibyo rero nkabona ko ari ikintu gikomeye. Ubu njyewe ndi guharanira
Imana kugira ngo nanjye njye ntera inzira njye kure, aho kugira ngo wa wundi w'umuntu nagiriye nabi abe ari buze unsanga njyewe ntera intambwe aho nijya kumureba. Nasanze ari indi ntambwe ikomeye cyane nkeneye mu buzima bwanjye, nshishikariza n'abandi bose kugira ngo iyo nzira tuyitere. Nkasanga twebwe nk'abanyarwanda twahuye mu bibazo bikomeye cyane, duteye iyo ntambwe twagera kure, twagera mu bwiyunge bwa nyabyo nk'uko Kizito yabitwifurije kandi abidusaba n'ubu ngubu. Ngaho rero Kizito nakomeza dusabire, Kizito Mihigo ukomeze dusabire kugira ngo natwe dutere mu ntambwe yawe.